ntabwo nzavaho umunyamakuru mushyigikire Peace ID agere ku rwego rwiza kandi namwe mwifuza nanjye nifuza uko wari umeze ejo n'uyu munsi ni kuri ntabwo ujya uhinduka baby uyu munsi umbera mushya utandukanye n'abambeshyaga bambwira forever ugacya bipfa nturi nkabo ni muri kimwe urukundo rwawe ruri hariye icyo nababwira mukore subscribe shares and like kuri Vanti Motivations murakoze Imana ibahe imigisha sindaba queen nibwo ngitangira mutu utari gito unyita umwana utari uruhinja kuko sindi gisekera mwanzi ndabizi mukeneye ibigwi ndakora ibyavamo ikivugo ndashaka ninzagiterura muzikirize guma guma. Yeah, Rwandan people, this is Crazy OG Nyiringanzo agati kakuriye ku gasi gakurana ubutohere. Uyu munsi kuri Vanti Motivations nk'ibisanzwe turi kumwe n'icyamamare umukobwa w'umuhanzikazi umukobwa mwiza cyane tugiye kuganira nawe atubwire byinshi kuri carrière ye ya muzika n'ubuzima bwe bwite ndetse agire na motivation agenera urundi rubyiruko rw'abakobwa haba mu bijyanye na muzika ndetse n'ibindi bikorwa muri rusange. Mukurikire niba utarakora subscribe kuri Vanti Motivations ukore no kunzogera kugira ngo ujye ubona ibiganiro birimo ubutumwa bwiza kandi ibiganiro bituma wishima kuri Vanti Motivations. Nkuko nababwiye rero mutumirwa wacu uyu munsi yahageze ni yatangira twibwira. Ni Peace ID umwamikazi w'ikinyaga nkuko abakunzi banjye bagenda bankurikirana kuri YouTube mfite YouTube channel yanjye yitwa Peace ID. Icyo nababwira mfite indirimbo nyinshi ndi umuraperikazi mu njyana ya rap cyangwa se hip hop ibindi turagenda tubikurikirana. Peace ID umwamikazi wavuze Kinyaga y'Uburengerazuba yabo wa Kinyaga yawo y'Uburengerazuba byose it's okay. Umwamikazi y'Uburengerazuba ubwo ndizeye ko ari muri rap as you said. Good. Watangira noneho nk'umuhanzikazi w'umuraperi ukaduhereza freestyle ugashimangira ubwamikazi bwawe koko. Nta kibazo. Turi muri bya bihe byiza umuhinza bareba amatunda mu mirima gusa ni nabyo bihe ibyo nyina abanzi baba barekereje kwaje ukabona baraje basenya bapinga nubaha umwanya go on hop mwisi ya muzika mu nyenyeri zitatse ikirere cy'u Rwanda nshakamo izo mu Kinyaga mu banyafurika batwika bahitinga nshakamo bene gihanga ciza manga ngenda umwambari w'ibyo mvuga habi musozi no mu mazi Peace ID ninjiye sindaba queen nibwo ngitangira mutu utari gito unyita umwana utari uruhinja kuko sindi gisekera mwanzi ndabizi mukeneye ibigwi ndakora ibyavamo ikivugo ndashaka ninzagiterura muzikirize guma guma. Nibyo Jewe ndemeye urankomye byatanga. Yes, ndizera ko n'abakurikiye Vanti Motivations bumva ko uyu mukobwa wacu ashoboye cyane mwamikazi koko. Ndagerageza. Ikiganiro cyacu rero ndashaka tugitware dutya. Peace ID ninde ni muntu ki yavukiye he akora ikiretse umuzika niba yarize yize amashuri hehe donc afite ababyeyi n'umwana wa kangahe muri famille tubanze duhereza introduction yawe ntoya ya Peace ID kugira ngo n'abakurikiye Vanti Motivations bamenye Peace ID mwamikazi y'Uburengerazuba ninde koko. Nkuko wabivuze ni Peace ID ariko Peace ID ntago ari ryo zina niswe n'ababyeyi. Ababyeyi banyise Kanakuze Edith mvuka mu karere ka Rusizi nubwo atariho ndi kubarizwa ubu ngubu. Ndi umwana wa navuga ko ari uwanyuma cyangwa se bucura. Ndesuri bucura. Akoze bya bintu n'abanyarwanda Ndio akoreye mama. Amashuri yanjye na yasoreje muri groupe scolaire Gihungwe B.
ubu ngubu ndi kuyakomereza muri kaminuza ya University Libre ya Kigali aho bakunze kwita IRK ya ubu ngubu rero navuga ko mba Kibagabaga. Uri kwiga ibiki muri IRK? Ndi kwiga finance. Yeah, that's good. Naho navuga nkunda kuba ndi cyane icyo nkora ndaranguza inkweto muri downtown. Wow. Nibyo. Yes. Pista ID umuraperi kazi. Amase umuraperi ukaze. Byose nibyo. Pista ID uri kwiga finance muri kaminuza. Pista ID uri gukora ubushabitsi mu bijyanye n'ubucuruzi bw'inkweto by'icyango. Ndabona nawe mpamvu wambaye cyane. Turagerageza. Ni karibu. Yes. Pista ID akiri umwana yari afite izihe nzozi yumvaga ashaka kuzaba iki? Icyo numvaga nzaba nicyo cy'ubu ngubu ndicyo. Numvaga nzaba umuhanzi kazi kandi koko nakabije inzozi nubwo zitaragera ku rwego nshaka ariko ndakeka nzazikabya. Nakundaga nyine kubwira ababyeyi ko ngiye nzaba umuhanzi kandi w'umuraperi. Ubona urugendo watangiye ese warutangiye ryari kugeza ubu ngubu umaze gukora indirimbo zingahe? Numara kusubiza ibyo ndajya nakubaza ikibazo kiza kubishimangira neza. Umuziki wanjye natangiye kuwushyira mu bikorwa muri 2018 mu kwa mbere. mu kwa 9. 2019 nibwo nashyize indi ndirimbo ya kabiri hanze ariyo yitwa Biryoha Biryana. Abatarayireba bayikurikirane kuri YouTube channel ya Isi ya Muzika bahita bambona. N'izindi ndirimbo nagiye nkora ari collaboration hamwe n'abandi bahanzi zigiye ziri kuri YouTube. Nibyo. Yes. Urugendo Pista ID yatangiye nibyo nakubazaga muri 2018 kugeza ubu amaze gukora indirimbo wenda zitandukanye. Abona ari urugendo rworoshye? Ruroroshye kandi nta nubwo rworoshye. Ariko nk'uko kutoroha nago bikaze cyane gusa bizoroha niko navuga kuko urugendo twatangiye ntago twacika intege kubera ko dufite aho turi kujya. Good. Yes, wavuze ko ufite indirimbo yitwa Biryoha Biryana no mu ndirimbo na mbere yuko dukora ikiganiro nabanje kwireba kuri YouTube yawe mbona ni indirimbo nziza ifite na video. Waduhereza freestyle kuri Biryoha Biryana nyuma ukatubwira n'icyo washakaga kuvuga koko kiryoha kiryana. Nta kibazo. Uburyo ubuzima bw'umujyi nabwo buragoye ushobora kubwinjira mudafite amacenga bikaba fresh cyangwa se bikaba bad. Amacenga mvuga samwe batora mwico ahubwo ni bimwe tuziranye bya sharp. Sometime njyewe mba mfite iyo mbikura mu nshuti n'imiryango ndenzera yo baryubuze. Of course byo bibaho wabuza mikoro bya kwanga byakunda bibaho wabuza ukumedita bikagutera kugira ubwonko bushyushye wikubita hirya wapibikanga no ukajya hino nabyo bikagutera stress. Nibyo. Nabyo bikagutera stress. Washaka kuvuga? Icyo nashaka kuvuga biri no mu ndirimbo abari kunyumva bayikurikirane. Ushatse kuvuga ku buzima bwo mu mujyi hari abaza bavuga ati tugiye mu mujyi bitewe nabo babonye nabo bavuyeyo bakabona yabimereye neza ariko mbega batazi uko byari bimeze nyirizina nabo bakavuga ati reka twigire mu mujyi bagirayo bagasanga se babandi bari bameze neza baje mu cyaro bameze neza byari byagenze bite. Icyo navuga rero kubona umuntu w'inyuma ntago ubuzi ubuzima yaciyemo mu mujyi yagira agasanga biri different nuko yabonye ngo ubuzima bukamucanga akibwira ngo bari mu mujyi bose niko navuga barabagirana ariko agasanga ubuzima bwamucanze. Navuga ko abo bahageze bagasanga hari abameze neza hari abameze nabi. Ibyo navugaga nibyo navuze Biryoha Biryana. Abo bameze neza bararyoshya bimeze nabi navuga ko bababishye nyine Biryoha Biryana. Biryoha Biryana. Indirimbo nyumva natekerezaga ko washaka kuvuga uraba nyine ubona basa neza ariko babivanye muri bya bindi nyine byo kuri social media bya bindi nawe. Haba hari aho bihuriye nabyo? Ntaho
ni ubuzima busanzwe. Ni ubuzima busanzwe. Ni iki nyirizina cyatumye wumva ko ugomba kuba umuhanzi by'umwihariko ukaza mu buhanzi uvuga ngo nje gukora rap? Hari icyuho wabonagamo wenda abakobwa bagenzi banjye bakora rap, hari icyuho basizemo nje kuziba nuko wenda uvaga donc impamvu yatumye uwo muhanzi icyo ni kimwe kuki wahisemo kuza muri rap? Impamvu yatumye mba umuhanzi nuko nari mbikunze. Icyatumye njya muri rap nuko ariyo mpano niyumvagamo ngomba gukora kandi nkunze. Kugeza ubu twavuga ko rap yawe cyangwa music yawe hari funguro yo gushyira ku isahani? Ntago yabura kuko ntacyo nabandi gukora, ntago yabura. Kugeza cyane. Inspiration yawe ikura cyangwa ninde uko inspiringa kugira ngo ukore ibyo ukora? Niba ugiye kwandika indirimbo runaka bigira bijyana cyangwa se n'izindi, donc ni iki kikwenspira nyirizina? Ikintu kinyespira nuko hari abakobwa benshi b'abahanzikazi mu Rwanda, hari abarapa, hari abaririmba, ariko nje ikintu kinyespira cyane, mbega nkunda rap, nkunda abayiririmba like ba Pasi, ba Young Grace, mbega umukobwa mbona urapa mbona nyine ari byiza cyane, niyo mpamvu nanahisemo kubikora mbikunze. Yes. Uvuze nkunda Pasi, nkunda Young Grace, abakobwa baraperi. Utekereza ko rap ari ikintu cyoroshye kuba cyakorwa? Ko iyo urebye kuri map ubona abaraperi bahari barakora njyana gatumbagira, ariko ugasanga nk'ama top 5 y'abaraperi baraza ari abahungu gusa. So ubona ari izi mbogamizi zigiye hari mu bakobwa zituma rap y'abakobwa idatera imbere cyane, kuko niyo urebye nk'abo wavugaga udakwespira cyangwa se ukunda ibyo bakora, iyo uje ukareba nko mu myaka nk'itatu ishize muzika yabo yasubiye inyuma. So rimwe na rimwe twavuga ko bisa nkaho batakiri no muri music. So ntabwo ibona nk'imbogamizi kuba aka kanya inspiration yawe ikura ku bantu batagikora? Ntago navuga ngo nayikuye ku bantu batagikora, nayo bakuyeho bagikora kandi hari icyo nabakuyeho. Kuvuga ngo rero ntago bakiri gukora, so uvuga ko ntago nzi impamvu yabibateye, ariko njyewe nka Peace Tide nje kugira ngo nkore mbonwe kandi mbonwe uko nifuza njyewe, apana uko abantu bifuza. Ndakeka nabo kurapa cyangwa se kuririmba barabigiyemo babikunze, ariko kuba umuntu arapa ari umukobwa ntago biba byoroshye, ariko umuntu niwe wenyine ugomba kuvuga ati ibi bitoroshye ngiye ngomba kubinyuza mu nzira zoroshye bikanyura mu mucyo, nkagira uko ngaragara kandi numva ngiye nyuzwe nako. Kugeza ubu nk'umukobwa imbogamizi ubona uhura nazo nk'umukobwa w'umuraperi ni izihe muri muzika? Urabona mw'iki kinyejana ntago umukobwa kugira mu rugo ati ngiye kurapa, ntago bapfa kubyakira vuba vuba, cyangwa se ngiye kuririmba babanza kugira impungenge, ariko mu izo mpungenge niwe ugomba kuzibamara. Impungenge rero bagira, urabona abakobwa benshi baba ibirara, kubona umukobwa mw'itabi ntago byakirwa neza no mu gihugu cyacu, cyangwa se abafite ingeso mbe bagaragara uko abantu bababona nabi. Mbega icyo navuga rero nje ntago nje kugira ngo mbe uwo abantu batifuza cyangwa se nge ntifuza, ngomba kuba different n'ibivugwa. Ugomba kuba different n'ibivugwa. Ukora iki kugira ngo ugire itandukaniro ritandukanya Peace Tide n'abakobwa bose twavugaga, cyangwa se donc ukora iki specifically kimara ababyeyi impungenge bigatuma bumva ko kureka Peace Tide nk'umukobwa akore music noneho by'umwihariko ya hip hop cyangwa se ya rap, bumve ko yabikora nta mbogamizi bafite cyangwa se nta kibazo bafite? Peace Tide akora iki by'umwihariko? Kuko impamvu maje iki kibazo, hari abantu bakurikiye Vanti Motivations bashobora kugira imbogamizi nk'izo zawe. Hari ababyeyi bashobora kugira imyumvire yo kumva ko umuziki cyangwa se ubuhanzi ari ukubura icyo umuntu akora, ari uburara. So umwana w'umukobwa najya mu buhanzi yananiranye, agiye kuba indaya, agiye kuba ikirara, agiye kunywa amata, agiye kugira gute. Yet Peace Tide akora rap
agacuruza agakora business urabona n'umukobwa usa neza Peace akaba yiga kaminuza still agakora na wa muziki by'umwihariko uretse wenda ibyo mvuze ni iki kintu ukora kiri specific gishobora gutuma ababyeyi za mpunyege zirangira by'umwihariko navuga ko ari ugusenga ukizera ibyo ugiyemo ukizeza ababyeyi cyane ko ibyo ugiyemo utazateshuka ukarushaho kuganira n'ababyeyi bawe ukabaha umwanya pana byo kwishyira hejuru ku babyeyi bawe bakubwira ati icara tuganire ukicara mukaganira kandi ukabereka umutima ukunze ibyo uriho kandi kutazateshuka ku ibyo ugiyeho ndetse ukanasenga Imana burya Imana niyo ya mbere which is really good reka tugaruke ku muziki muzika nyarwanda urikurikirana ubu ngubu bibaye ngombwa ko Peace avuga ngo ngiye gukora collaboration n'abahanzi tuvuge namaze kugira amazina akomeye abahanzi batatu batabura ku ndirimbo yawe ni bande b'abaraperi abahanzi muri rusange mbonye ayo mahirwe urabona Bruce Melody yateye intambwe rwose navuga ko iri ku rwego rwiza na Riderman n'abandi ni benshi abenshi numva bashoboye rwose mbonye ayo mahirwe byaba byiza twakorana cyane hari uburyo ubitekereza kuba wavuga ngo ndagira umuhanzi ukomeye dukorana ndabitekereza kandi bizagerwaho muri babiri uriya nimba utekerezaho cyane Bruce Melody akurikiranye Vant Motivation icyo umubwira kuri kariyeri ye ni icyifuzo cyawe tuzakimugezaho murebe muri kariyeri njye ni Peace ndi umuraperikazi mu njyana ya rap cyangwa se hip hop icyo nakubwira Bruce Melody nkunda imiririmbire yawe kabisa rwose courage icyo nifuza nuko twazahura tugakorana ukanyereka ibanga cyane ukoresha kugira ngo ugere kuri level uriho ndizera ko Bruce Melody message izamugeraho kandi ndabizi ko ni umuntu mwiza azagira reaction ntekereza ko hari ikizava muri ubu busabe usabye Bruce Melody imbere ya kamera za Vant Motivations uramutse aka kanya utari umuhanzi udakoze rap ni iki kindi wakora naririmba udakoze rap cyangwa ngo uririmbe music ibaye ngombwa kuyireka ukayivamo wakora iki ikintu nakora ni nacyo nkora ubu ngubu nakikorera yaba mu bucuruzi cyangwa se icyo aricyo cyose cyatuma nikorera njyewe kwikorera wowe ubwawe nk'umuhanzi rero kugira ngo umuhanzi agire aho avana talaye n'aho ayigeza biba ngombwa ko akora ibitaramo bitandukanye cyangwa se akitabira ama festivals n'amakompetition kugeza ubu hari ibitaramo amaze kwitabira ibitaramo bitabiriye byabaga bimeze bite wabonaga abantu bakwakira bate wowe imyiteguro yawe yabaga imeze ite ku bitaramo amarushanwa baragize yitwayemo ute niba yarawe wagize koko kugeza ubu ngubu bimeze bite bijyanye na marketing ibikorwa byawe binyuze mu ma festivals cyangwa se mu ma competition cyangwa se mu ma concert ibitaramo byo birahari hari n'ama award twagiye kwitabira kugeza ubu mfite award imwe ya Kivu award ninjye navuga wayitwaye umukobwa best female hari n'ikindi gitaramo nigeze njyamo hariya Ikinyinya hari hagaragaye igisonga cya Miss wa 2019 hari na Kinyaga award nabashije kugera muri batanu ba mbere Kinyaga award ya 2020 Kinyaga award ya 2020 urebye ibiteguriro y'ibitaramo surtout twibande cyane wenda ku bitaramo biri navuga biri local bikorwa mu buryo butari ku rwego ruri national hakaza n'ibi by'amarushanwa kuko nka Kinyaga batitagetinga cyane abahanzi bari muri zone ya Kinyaga nyine numva na Kivu award n'ibyatagatinga cyane ubona imitegurire yabyo wayivugaho iki ese ubona umusaruro uturuka muri ibyo bintu koko ufatika hari icyo umarira umuhanzi uvamo kuko ntawagaya ikintu atagizemo uruhare cyane
icyo navuga rero uwo muteguro mwiza kandi urimo navuga ko ari mwiza ntabwo najya kuvuga ngo ni mubi rwose ni mwiza nkurikije uko mbibona njyewe nta kibazo ku mazi udukubite freestyle dukubite freestyle hashye koko abantu bakurikiye Vanti Motivations ubahereze freestyle wumve nta kibazo let's go nyirigira mparurira amayira ubundi nkakanjogera ku rugamba ku rucuncu nkeneye intsinzi nayo ikeneye ibyayo bitambo naho karinga yashya n'ikitaramagara nzakosha nshaka kugera ku nzozi nshaka kugera ku gasongero k'umusozi hari ibyo nzi n'ibyo ntazi imana niyizi byose ubwenge burarahurwa iyo nandika ndakosoza umutwe umwe wifasha gusara iyo nsoma ndasobanuza nkura inganzo ku bahanga nka Rugamba Sipiriyani njya no kuvumba no kwa Sekarama Kampumba ibyahishwe nzavumbura ubushwa mbagara nzabwiyambura mbuwa mbere ku muhigo nk'intare y'ingore yishwe n'isari nibyo nkura inganzo kubahanga nka Rugamba Sipiriyani njya no kuvumba no kwa Sekarama Kampumba abo bagabo bazi kwiki usangiza icyo nzi kuri Vanti Motivations turiga tugafasha n'abandi kwiga icyo nzi kuri Rugamba Sipiriyani yagiye yandika ibitabo byinshi yagiye aririmba indirimbo nyinshi ibindi yagiye akora ni byinshi yagiye akora icyo muziho cyane nuko yari umuririmbyi hari ibitabo yagiye yandika good tuvuge ko P-Style Kanakuze Edith umwamikazi w'Iburengerazuba aka kanya abuze ubushobozi bwo kuvuga ntabwo mbuze nuko ari cyo kibanze ndavuze ngo ni ikibazo ni kubaza kiracyakomeje tuvuge ko akanya P-Style abuze ubushobozi bwo kuvuga amahitamo asigaranye ari uguhitamo imwe mu nyamaswa yajya avuga nkayo donc yajya soundinga nkayo kugira ngo atange communication inyamaswa yaba ari iyihe kuki ariyo wahitamo ikibazo mbajije ra iyo nyamaswa najya mvuga nkayo nyamaswa icyo kibazo ko numva kitari kuza neza P-Style abuze ubushobozi bwo kuvuga ariko kugira ngo communicating uko tuzi ko n'inyamaswa zigira communication imbwa ishaka communicating iramuka inyoni ishaka kugira communication itanga ifite uburyo bigenza wowe nihe nyamaswa wahitamo kujya communicating nkayo kubera iki unarangiza unakore communication nk'iyo nyamaswa inyamaswa inyamaswa na communicating nayo na communicating nkayo sorry icyo kibazo rwose ntayo nzi niyo mpamvu binshanze P-Style umukobwa mwiza nambaye neza by the way merci nambaye neza ahirwa ababibona kenshi anyway ufite umukunzi boyfriend ndamufite uramufite good ikintu bita kugira crush urakizi hari igihe ugeze ugira crush ku muntu ugeze ugira crush ku muntu hanyuma se ugira crush ku muntu ni iki wakoze wenda ishaka kuba ari ikintu cyiza cyangwa se ikintu gisekeje kugira ngo umuntu ufite crush akonotayisinge donc akubone wakoze iki ikintu nakoze kundaga kumuhamagara cyane
nkamwereka ko ndi hafi yiwe ngakunda kumubwira ko ntazamutererana. umusaruro wabaye uwuhe? Umusaruro wabayeho kandi ndacyahari, uwo ari we wese ntabwo uko mbivuze niko urumva ko ni byiza cyane. Hari indirimbo waba ufite y'urukundo waba warakoze gukorera umukozi wawe? irahari freestyle ariko ni nabanziza kuri R&B. Yes, sure. Uko wari umeze ejo n'uyu munsi ni kuri, ntabwo ujya uhinduka baby. Uyu munsi umbera mushya utandukanye n'abambeshyaga, bambwira forever ugacya bipfa. Nturi nkabo ni muri kimwe, urukundo rwawe ruri hariye. Ndashimiriye kungabiye kuko yaba nagufite simba nduhundi we umura nisekera be. Oh na 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 na, aho uzagwa nanjye niho nzagwa. Mu rukundo njye nawe ntawuhenda undi, turi kimwe tuzahora turabungana isi, turi kimwe tuzahora turabungana isi. Niyo turi kimwe turi kimwe. Urabona kameramani yatwawe, hanyuma se irebye ubona muri kimwe? Nkurikije n'amarangamutima turi kimwe. Muri kimwe. Ako numva uzi no kuririmba ku kimwe mu ndirimbo zawe zawe, hari igihe utekereza kuba wazakora na R&B cyangwa Afro na rap? Ndabitekereza kandi biri vuba. Kugeza umaze kugira indirimbo zingahe? Zigera muri 7 harimo n'amakorabo. Ni 7. Indirimbo 7. Peace ID afite imishinga ki hazaza mu bijyanye n'umuziki? Imishinga mfite nuko ningera ku rwego nifuza, hari benshi nzarushaho kuzamura nkuko nanjye banzamuye, nubwo bitari byagera ku rwego rwiza. Narushaho kugenda menya impano zigiye ziri mu bakobwa cyangwa se abasore, nkarushaho kubazamura nabo bakamenyekana, bakazamura impano zabo ku rwego rwiza. Kugeza ubu hari abantu mwamufite mukorana bagufasha mu bikorwa by'ubuhanzi, cyangwa Peace ID arabyikorera we cyangwa famille iramufasha, bimeze bite? Umuntu dukorana ni Lucky Van, ari nawe manager. The management. Good. Fata amasegonda yo gutekereza. Tekereze ku ruhare ubona ikoranabuhanga byaba rigira mu buhanzi, mu bikorwa byawe by'ubuhanzi by'umwihariko ndetse n'ubuhanzi nyarwanda muri rusange. Amasegonda 10 nurangiza unsubize. Pardon? Ikoranabuhanga urarizi, technology. Ubona hari uruhare rifite ku bikorwa by'ubuhanzi byawe cyangwa ubuhanzi muri rusange, ubuhanzi nyarwanda muri rusange? Rirahari kuko iyo ataba ari ryo ntabwo mba ibikorwa byanjye biba biri kugenda bimenyekana. Kuko bidahari nanjye ntabwo nabasha kumenyekanisha ibikorwa byanjye, kuko nibi nibyo ni ikoranabuhanga. Ubona rifasha iki muzika nyarwanda ugereranyije n'imyaka yashize? Icyo ribafasha kumenyekanisha ibikorwa byabo, bikagera ku bantu bari kure yabo, bari hafi yabo bakabimenya, kuri YouTube bigerayo. Icyo bibafasha rero ni ukubamamariza ibikorwa byabo. Kubamamariza ibikorwa byabo. Yes. Ugiye kudukubita mashup. Mashup ubwo no kuvuga ngo indirimbo zawe wavuze ko ari 7. Ugiye kuzitondekanya zose uzikubita, ariko urugendo kubita agace utujya mu kandi ntakibazo. Mu buzima ni mpora ngahigendere gake udakwirwa imishwaro ngo ntibakubwiye amabwire ni mabi yewe munyarwandakazi, genza gake vuga uziga ku isi biragoye we ntugakine n'igihe. Indi
burya ubuzima bw'umujyi nabwo buragoye ushobora kubwinjiramo udafite amacenga bikaba fresh cyangwa se bikaba bad amacenga mvuga samwe batora mu chop indi yes ugiye tukomerezaho indi zose bifate nk'indirimbo imwe ariko zitandukanye nta kibazo ndacyari queen nibwo ngitangira nibwo gitangira sindaba queen nibwo ngitangira muto utari gito unyita umwana utari uruhinja kuko sindi gisekera mwanzi yo twagiye ibaye iya gatatu cyangwa iya kane ubuse zirazara iya kane iya kane nyirigira mparurira amayira ubundi nkakanjogera ku rugamba k'urucuncu nkeneye intsinzi nayo ikeneye ibyayo bitambo ntabwo ziri kuza Pista ID inzozi ze muri muzika ni izihe inzozi zanjye ni ugukora umuziki wanjye kugeza igihe nzavira mu isi kuko umuziki wanjye ndawukunda izindi nzozi ni uko hari benshi nzagenda nzamura hari benshi ningira amahirwe yo kugera ku rwego rwiza kandi numva nishimiye hari benshi nzagenda nzamura bafite impano no kumenyekanisha ibikorwa byanjye kugira ngo bigere kuri buri munyarwanda wese yes ufite indirimbo yitwa Rizarasa kuki wakoze iyo ndirimbo impamvu nayikoze ni uko ushobora kubona ugeze mu kibazo runaka ukibwira ngo iki kibazo ko ndi kukibona gishobora kutazarangira ukabona birakomeye ariko hari igihe kigera kikarangira niyo mpamvu navuze ngo uko izuba ryarasa cyangwa se uko imvura yagwa kose izuba rizarasa reba muri kamera ubwira abantu urutonde rw'indirimbo zabo zose ufite naho bazisanga ikindi ugira ubutumwa ugenera abakunzi bawe n'icyo basaba indirimbo mfite harimo iyitwa Don't Die Young harimo iyitwa Turi Kimwe harimo iyitwa Biryoha Biryana harimo iyitwa Kabyinzozi harimo iyitwa Rizarasa nagenza gake nizo mwazisanga ku isi ya muzika mugakora subscribe mukashobora kunshyigikira kugira ngo ngere ku rwego rwiza kandi stay home stay safe ciao hari abantu bagiye bagufasha mu rugendo rwawe rwa muzika cyangwa se no mu bundi buzima busanzwe kugira abantu ushimira kuri kamera turangiza dukubite ka freestyle dusoza uwa mbere nashimira yitwa Maisha Shakur ari nawe watumye ngera kuri urwego ndiho uwa kabiri nshimira ni Lucky Van Rukundo nawe ndetse ndagushimira urakoze cyane hari ubutumwa ushaka gusoreza muri freestyle dusoze muri freestyle uko imvura yagwa kose izuba rizarasa ijoro ririjimye ariko buzacya icyo ubona cyose gihagaze icyo ubona cyose gikabije icyo ubona cyose kikugoye bwira Imana yawe izagusubiza urakoze cyane Pista ID abari bakurikiye Vant Motivations ikiganiro cyacu reka tudusoreza aha ariko icyo nasaba abadukurikira n'abafite aho bahurira no bikorwa byo guteza muzika nyarwanda imbere nuko dufite impano nyinshi dufite impano zishoboye dufite abana bazi kuririmba bazi kwandika bazi kurapa ku buryo navuga ngo ntitukajya tureka ngo impano zize zigenda ubusa ntacyo tuzifashisha hari byinshi twakora tugafasha umwari guteza impano y'imbere afite rap nziza no muririmbyi mwiza tukamufasha gukabya inzozi ze ndetse n'abandi muri rusange so icyo nakubwira by'umwihariko ni ukudacika intege never give up so a good artist icyerekezo cyiza
no gufata ugahitamo inzira yo kuba mugiye gukora music nkore rap ariko kandi ntibyice n'ibindi bintu byanjye ku ruhande nkomeza amashuri nige je no gushabitsa ngira icyo nakora nabyo ni byiza cyane kuko hari ababijyamo bikarangira batwawe n'ibyo gusa ubundi buzima bwabo bwite bakabwiragirwa ari nabyo birangira biyandaritse ugasanga batwaye inda zitateganyijwe abandi bakajya mu biyobyabwenge so bakabura avenir kuri Vanti Motivations rero duhura n'abantu batandukanye baba bafite amazina akomeye cyangwa n'abakiri kwiyubaka kuko buri wese yagira icyo afasha mugenzi we so hari abazohindurwa cyangwa bazafashwa n'iki kiganiro tugiranye cyo kuba P-Style umukobwa ukiri muto mu bigaragara ari gukabya inzozi ze kandi atiyangirije mu buryo bumwe cyangwa ubundi so murakoze cyane rero mukore subscribe kuri Vanti Motivations ikiganiro cyo kubazanira abatumirwa batandukanye kugira ngo badufashe nakagaruka ciao wakoze cyane P-Style murakoze cyane uko wari umeze ejo n'uyu munsi ni kuri ntabwo ujya uhinduka baby uyu munsi umbera mushya utandukanye n'abambeshyaga bambwira forever ugacya bipfa nturi nkabo ni muri kimwe urukundo rwawe ruri hariye icyo nababwira mukore subscribe shares and like kuri Vanti Motivations murakoze Imana ibahe imigisha sindaba queen nibwo ngitangira mutu utari gito unyita umwana utari uruhinja kuko sindi gisekera mwanzi ndabizi mukeneye ibigwi ndakora ibyavamo ikivugo ndashaka n'inzagiterura muzikirize guma